nk'uko umubiri wacu tuwugaburira niko dukeneye kugaburira umuntu wacu w'umwuka ari wo w'imbere kugira ngo akure akomere yirinde. Tubahaye ikaze mu biganiro by'umugati w'ubugingo aho dusangira namwe ijambo ry'Imana. Tunashimwe cyane, izina rye rihabwe icyubahiro uyu munsi mwiza yaremye ku bwanjye nawe ngo tuwunezererwemo tuwishimiremo. Nongeye kuguha kaze n'umutima unezerewe kandi wishimye, kandi mpaye agaciro umwanya wawe. Ubu umwanya uragoye, ariko niba wahaye iby'Imana agaciro ugashaka kumva ibyayo nayo ukwiteho ikugirire neza. Uyu munsi rero nagira ngo dukomeze inyigisho zacu turimo kwigira hamwe zerekeye amazina Yesu yagiye yiyita ubwe mu kubana n'abantu cyangwa se abigishwa be. Uyu munsi turiga izina rya kabiri, avuga ko ari we Rembo. Turabisoma muri Yohana 10, turahera ku murongo wa mbere tugeze ku wa 12. Haleluya. Reka dusome, ushobora kunyumva cyangwa ugafata Bibiliya yawe mu ntoki. Turasengera hamwe turangije dukurikije ibyo Mwuka Wera agiye atwigishiriza hamwe. Nagira ngo dusome, umutwe w'amagambo uravuga umwungeri mwiza. Ni ukuri ndababwira yuko uwinjira mu rugo rw'intama atanyuze mu irembo, ahubwo akuririra ahandi, uwo aba ari umujura n'umunyazi. Ariko unyura mu irembo niyo mwungeri w'intama. Umurinzi w'irembo aramugururira, kandi intama zumva ijwi rye. Ahamagara intama ze mu mazina yazo akazahura. Iyo amaze kwahura ize zose azijya imbere, intama zikamukurikira kuko zizi ijwi rye. Undi ntazimurikira, ahubwo zamuhunga kuko zitazi amajwi y'abandi. Yesu abacira uwo mugani, ariko ntibamenya ibyo ababwiye. Umurongo wa 7. Nuko Yesu arongera arababwira ati, ni ukuri ndababwira yuko ari irembo ry'Imana. Abambanjirije bose bari abajura n'abanyazi, ariko intama ntizababwira ati. Umurongo wa 9. Ni irembo, umuntu niyinjira muri rye azakizwa. Azinjira asohoke kandi azabona urwuri. Umujura ntazanwa n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura. Ariko jyeweho nazanywe no gukiza, nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo, ndetse ngo zibone bwinshi. Ni jye mwungeri mwiza, umwungeri mwiza apfira intama ze. Amen. Haleluya. Yesu uko yagiraga ibiganiro n'abantu, ariko none bigira ahantu ababwira amagambo, aterura amagambo, ababwira inkuru nk'iyo. Arababwira ati, ni jye mwungeri mwiza. Ni ukuri iyo mpagaze, iyo ndi mu rwuri, nyir'urugo akumva intama arazikingurira zikaza ahantu ndi, nanjye nkazigaburira. Ariko hari abandi bungeri ngo buririra ahandi, bamara kurira ahandi bagashaka kwigira bungeri w'intama. Ni ukuvuga ngo Yesu yashatse kubwira abantu yuko ari we bungeri mwiza, aba ari imbere. Ni ukuvuga ngo Imana yamuhaye ububasha n'ubushobozi bwo kuragira intama, kandi muri uko kuziragira ntabwo zigira inzara, nta nubwo zisonga, zikanywa n'amazi. Aravuga ati, ni jye rembo. Haleluya. Ni ukuvuga ngo intama zifite aho zigomba kwinjirira. Rero iyo ubona ibitungwa bigenda, inka, ukabona intama ziri ahantu, ziri mu muhanda, ariko ziba zifite ahantu zigomba kwinjirira. Aho hantu rero niho Yesu yishize muri uwo mwanya. Aravuga ati, ni jye rembo. Rembo rero ritugeza he? Mu rwuri. Iyo rero unyuze ahantu mu irembo, ubuze uti ningera muri kiriya gipangu twigeranye wenda n'izo nka cyangwa se izo ntama. Iyo rero zigiye muri icyo kigo, ni ukuvuga ngo iyo twemeye Imana tukanyura muri Yesu ntabwo dusonza. Niwe rembo rizima. Yaravuze ngo ni jye rembo, ntahandi rero dushobora gukura urwuri ruzima cyangwa umwungeri muzima. Ngo iyo ngo azihamagaye akazijya imbere ntabwo ashobora kuzita. Ikintu kizakwemera wagiye ku mwungeri mwiza ni uko avuga ukumva ibyakubwiye, kandi umwungeri aracyaha, umwungeri asubiza inka mu nzira, akazisubiza mu nzira cyangwa se akaziyobora aho agomba kuziganisha. Umwanditsi wa Zaburi 23 yaravuze, Uwiteka n'umwungeri wanjye sinzakena.
ngo ndyamishe iruhande rw'amazi adasuma cyangwa se amazi meza n'ubwatsi. Umwungeri rero afite ibyo amarira inka, n'inka nazo icyo zifite mu kumvira umwungeri ngiyo yibesha ikajya mu rundi rembo ikanyura ahantu hadakwiriye, yisanga itari bubone urwuri rwiza, igapfa n'inyota ikabura n'uyiyobora. Birababaje rero iyo ubona nk'intama irimo kwijyana mu muhanda, ishobora kugongwa, intama ishobora guhura n'ibibazo ndetse igapfa n'inzara. Ariko uyu munsi Yesu yavuze ngo niwe rembo ridashukana, kuko ngo hari abandi bashobora bakurira ahandi kugira ngo bashobore kugera mu rwuri imbere. Ni ukuvuga ngo ntabwo baba bahaye intama icyerekezo. Rero uzamenya ute ko ufite umwungeri mwiza? Ni igihe azakujyana mu mwanya ukwiriye, akakugaburira ibyo bikwiriye, ukanywa amazi, akamenya amasaha yo kwahura, amasaha yo kugutahukana, amasaha yo kukujyana kurya. Gira umubaze irembo uhinjiyemo uyu munsi rimeze gute? Ese ubona urwuri ruhagije? Ese urarya? Umuzima rero ni Yesu, niyo mwungeri. Muri ibyo yaravuze ngo uri umutambyi nemera, uri umwungeri nemera. Iyo Yesu ahari uramwumva ijwi. Twumva gute ijwi ry'umwungeri wacu? Imana iravuga buri gihe, ntawe itavugisha, ifite uburyo bwinshi ishobora kukuvugishirizamwo. Icyo ikeneye ni abayumva. Ivuga ite rero? Ivuga binyuze mu kurangamije imbere. Afite Imana muri we, ari we wa mwungeri, kugira ngo Yesu yaravuze ngo uwo nguwo abona ubugingo buhoraho. Ariko undi mwungeri mubi ni umujura, arakwiba, akakwiba umunezero, akakwiba ibyawe, akakwiba kumenya Imana. Niho uzamenyera ko irembo ryarabonetse ni rimwe. Hari icyo bita irembo, hakaba n'ibyo bita amarembo. Haleluya. Petero akurikiye Yesu amaze kumenya, amubajije ati wowe unyita nde? Petero arambwira ati uri Mesiya. Yesu bimukora ku mutima, abona ko Petero atabihawe n'undi mwuka. Arambwira ati wowe kuri wowe nzubaka itorero ryanjye, kandi amarembo y'ikuzimu ntabwo azarishobora. Ni ukuvuga ngo hari irembo hakaba amarembo. Iri mu marembo rero, amarembo ni abo bungere bafite ibindi byuririzi buririyeho, mbega ugasanga wagiye mu irembo ritari ryo. Igituma rero uzamenya ko utari mu irembo ryiza ni igihe uzaba utacyumva Imana, ubugingo busagutse wumva ntabwo ugifite wa munezero w'iteka, ahubwo uratakaza cyane. Icyo gihe rero ukwiye kwibaza uti ko ndi gutakaza kuko numva afite ubugingo budasagutse. Ese uku kwibwa, kugirirwa nabi, uku kumva ntafite biriya Yesu yavuze muri Yohana 10:10, akavuga ngo naje kugira ngo zihabwe ubugingo, ngo abandi bose bambanjirije imbere ni abajura. Haleluya. Simvuze ngo abantu bose baba turi imbere ni abajura, ko tuzamenyera ku mbuto bama. Izo mbuto rero barimo kwera ku buzima bwawe zakugiraho ingaruka nk'intama. Turi intama rero, uko byaba biri kose, intama rero zikwiriye kumva umwungeri wazo. Ngira ngo nkubaze, umwungeri wawe ujya ugira igihe cyo kumwumva ni ugutega amatwi ijambo ry'Imana, ukumva umwungeri. N'igihe agukubise ukigarura ku murongo. Umwanditsi wa Zaburi 23 yaravuze ngo ishimbo yawe n'inkoni yawe byose birampumuriza. Irimo guhanwa, harimo kugirirwa neza, ngo ntegurira ameza amaso y'abandi banabi. Kuko Imana ni umwungeri. Umwungeri rero amenya igihe cyo kuguturisha. Iyo umuntu afite ibitungwa, kuvuga ngo agera igihe cyo kuzijyana, akamenya igihe zigomba kuruhukiramo no kurya. Sengira ngo baze, ese uyu munsi uhagaze gute? Uri kumva ubugingo buhari? Uri kumva busesekaye? Uri kumva utarimo kwibwa? Ahantu uzamenyera rero ko utari mu mwanya mwiza, mu irembo ryiza, ni igihe uzaba wumva umutima wawe urimo gusenyuka, ukumva ibyo birimo kurangira bimeze nabi, ukumva nturimo kubona igisubizo. Kuko Imana yacu nubwo yaduha inkoni, ishimbo yayo ikatumira nabi, umwanditsi wa Zaburi yavuze ngo byose birampumuriza. Duhumurizwa nayo kuko tuba twumvise ijwi ryayo, ntabwo tugira ihungabana mu mitima yacu. Ariko iyo ahantu kumva ihungabana ryabaye ryinshi, nturi kugubwa neza mu mutima wawe, harimo ubwoba, harimo gutakaza ubugingo, icyo gihe ujye ugira ikibazo, uvuga uti umwungeri wanjye ari he? Mbega aho sinshobora kuba navuye mu zindi ntama? Mbega aho sinshobora kuba nagiye kure? Ndagusabira kwinjira muri iryo rembo, ukaba umaze igihe utumva ijwi ry'umwungeri. Umwungeri arakosora, umwungeri agira igihe cyo kuvuga amazina inka ze, umwungeri agira igihe cyo kuziruhutsa,
umwungeri ni mwiza. nagira ngo umbwire utumbere irembo ryawe. hari aho ushobora kuba hari abandi buririye ahandi bakakubera abungeri bakaba nk'abajura, ariko uyu munsi Yesu aracyahari. irembo rizima ntabwo ryasenyutse, riracyahari, turayemereye, tugarutse kuri yo. hari igihe rero umwungeri mubi ashobora kugira ijwi ryiza akagushuka ukajya mu irembo ritari ryo, ariko uyu munsi uhindukirire irembo rizima, irembo ridasenyuka n'ibihe, irembo rituma ibihe byawe ubiyoborwamo n'uwo mwungeri nyine. azakuyobora mu gihe cy'izuba, azakuyobora mu gihe cy'imvura, azakuyobora mu gihe ubwatsi bwabuze, azamenya iriba kujyanaho, kuko umwungeri utanga ubugingo. uyu munsi turashima ko Yesu agihagaze ku irembo kandi akiteguye kongera kwakira abandi benshi, kandi akivuga ko akundi ntarahinduka. ntabwo wajya ahindurwa n'ibihe, ntabwo ajya asharira ngo akuvanemo ubugingo, ahubwo ashobora kuguhana, ashobora kugukosora, ashobora nanone kukubwira ngo haguruka tugende. dushime Yesu Kristo ko ari we rembo rizima ritasenyutse. Mana yanjye ndagushimiye kuko uri irembo, ndagushima ko wabiherewe uruhusha na Data wa twese, arakuyobora, arakingura, turinjira. uyu munsi ndagushima ko nashoboye kwinjira muri iryo rembo. ndasengera na mugenzi wanjye winjiye muri iryo rembo uyu munsi, n'abakijarajara bakigendera mu majwi y'abandi bungere babayobora babajyana ahantu badafite ubugingo ndetse busagutse. ndasenga ngo imbaraga zawe zitugarure Mana. ndakeneye kugaruka mu irembo ryawe. uyu munsi nkugarutseho ngo muri iryo rembo harimo urwuri, ngo ntabwo bazahasonzera. ndagushimiye kuko ubikoze. nitubana nawe ntabwo tuzaribwa n'amasega, kuko wowe ntabwo ujya uduta. abandi ngo baragenda amasega akinjira akariba ati intama. uyu munsi Mana ubwo kugaruka ku irembo ryawe ndakwinginze, urakoze kutajya ukinga, uhora witeguye Mana kwakira buri wese. ndasinze ngo wakire na mugenzi wanjye akugarukiyeho, akwemeye nk'irembo rizima. iryo rembo rifite aho ritubika, rifite aho rituganisha, rifite aho ritujyana, kandi aho si ahandi, ni mu ijuru ku wagutumye. Mwami mwiza urakoze, ngushimiye kubwa byose mu izina